byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndabasuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Rwegasiro gacu ni twubaka showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Muribuka ko mu minsi itambutse nibwo inkuru y'uwitwa Mutesi Scovia, umuyobozi wa RMC, yari kuroje ku mbuga nkoranyambaga ubwo Minisita Olivier Nduhungire, Minisita w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe, nibwo yafataga link y'ikiganiro Mama urwa Gasabo Scovia ndetse na bagenzi be bakoze basobanura inyandiko cyangwa post yakoze iri mu Gifaransa bayisemura nabi, akaza kubabwira yuko bakabaye bashaka umuntu uzi Igifaransa neza akabasemurira cyangwa bakamwihamagarira akabafasha gusemura iyo nyandiko. Rero uwitwa Mama Scovia nawe akimara kubibona ese ajya ku rubuga rwa X, arangije abwira Minisita mubwira yuko mu biro bye bazashaka umuntu utaranziratinga mu Kinyarwanda. Ndetse nyine Scovia aho kugira ngo yicishe bugufi abaze, ahubwo yahise asubiza nawe Minisita we ashaka nyine nawe kwigira munini cyane. No mu comment abantu benshi bajya mubwira ati Scovia wakabaye waciye bugufi, wakabaye watuje hanyuma bakagusobanura neza, kuko muribuka yuko mu minsi itambutse rwose ibyo bintu byabaye binini cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ni nabwo uwitwa Mutesi Scovia yakoze ikiganiro avuga yuko yakoze amakosa nyine aca bugufi, ariko ayo maposti yari yamaze kuri kuroza ku mbuga nkoranyambaga. Rero nibwo Scovia yakoze ikiganiro avuga yuko atarakwiriye gusubiza Minisita, atarakwiye kugira icyo avuga kuri Minisita kubera yuko yasanze yakoze amakosa. Muribuka ko ibyo bintu byabaye binini cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagiye banabivugaho, abantu benshi babitaho amakomenti, abantu benshi bavuga ko ngo Scovia ngo niyize, urumva nanone n'uguharabika, abandi bagenda babwira nabi Scovia bavuga ngo arashyanuka yishyira imbere. Nyine ni byinshi cyane byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Rero bukeye bwaho nibwo twabonye witwa Scovia akora ikiganiro avuga yuko ashobora kuba yakoze amakosa, atarakwiye gusubiza Minisita ubanye n'amahanga n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe, atarakwiriye nyine kugira icyo avugaho. Rero yasabye imbabazi biranarangira. Rero ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi, buri muntu wese yagiye abivugaho uko ashaka, yaba ama YouTube, yaba amaradiyo, yaba amateleviziyo, abantu bose bagiye bavugaho uko bishakiye, nyine bagenda babiteraho komanteri uko bishaka. Rero kuri live uwitwa Kasuku ndetse na Bruno Taifa na Dumba nabo baje kugira icyo babivugaho, bavuga yuko uwitwa Mutesi Scovia nyine atarakwiye kuba yarasubije Minisita, umuyobozi Perezida wa Repubulika yishyiriraho, ntabwo yarakwiye kuba nyine yaramumenyeye muri buriya buryo, ntago bikwiye habe namba. So rero n'abantu benshi cyane bagiye bavuga yuko bidakwiye, ariko abantu benshi bakavuga yuko Kasuku n'ubundi na Scovia ibintu byabo bihora ari mbiri, ariko muribuka yuko na Kasuku mu kiganiro yakoze yitabaje comment zagiye kuri post ya Scovia, abantu bamubwira yuko yakoze amakosa ahubwo yakabaye asaba imbabazi. Rero ngiye kubumvisha muri buno buryo witwa Jeskizo ndetse na Taifa na Dumba nabo babiganiriye, ariko nkeka ko nyine bo ntago barengerenda ngo bamuvugeho nabi, ariko n'ubundi Scovia yari yakoze amakosa. Gusa icyiza burya iyo wakosheje ukemera ko wakosheje ugasaba imbabazi, aho ngaho bigenda neza. Reka mbibumvishe muri buno buryo, kandi twagiye tunabiganiraho tuvuga yuko Scovia yakosheje, ariko nyuma hakaza gusaba imbabazi, nabyo twabivuzeho birarangira. Ariko kugira ngo dusoze ino page neza, reka twumve Kasuku ndetse na Taifa na Dumba hanyuma tubiveho. Reka dukomeze tubyumve muri buno buryo tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Mureke dukomeze tubyumve muri buno buryo. Scovia ni indiscipline. Abakongomani bari banditse ibihabanye n'ibyabereye mu nama, no Minisita araza arabasubiza mu Gifaransa, amaze kubasubiza mu Gifaransa
witwa Scovia rero ajya gucambua n'abahungu be kuri mama rwa Gasabo bamaze gucambua urumva bakoramo amakosa minister aragenda azana link y'ikiganiro cya YouTube cya mama rwa Gasabo arababwira ati ariko rero ibintu mwasobanuye mo hano ngo nibyo navuze sibyo navuze ibyiza nuko mwashaka abantu bazi ururimi neza navuzemo reka kajya babafasha gusemura ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo next time amakosa ibyo bintu minister ntabwo yabikoze si utaranumva nibyo ndimo nakubwira ibyabaye yarabikoze yari yababwiye kuri Twitter yarabanditse uzi ko usanzwe uvuga ko Scovia atize nkagira ngo buri muri ikinira noneho urumva minister aranabashimira cyane avuga ati rwose ubutaha muzajye mushaka abantu bazi indimi nyine babafashe gusobanura no gusesengura ibyo muri muravuga urumva ibyo navuze ntabwo ariko mwabisobanuye arigendera Scovia aho kugira ngo noneho agira ahantu byabereye rero ikibazo Scovia aho kugira ngo aze wenda ceceke cyangwa se wenda avuga ati I'm so sorry urumva yaraje arisobanura avuga ko ngo we yararimo aravugira abantu bazamushuba ati hatagirwa amashuri abo mu Kinigi hataba amashuri mbese hataba n'umuntu n'umwe uzi ururimi uri kumva ndetse anamucyurira we ko yize za Colombier no anamucyurira ko ngo yize za Ecole Belge ndetse no hanze ariyo mpamvu avuga izo ndimi uri kumva oya reka ubwo Scovia yashatse kumenyesha iki nyine no gupinga ari nko kwakunda ati nanjye turageranaye ati nge suko mbayeho nyine ibintu nk'ibyo uzabaze ni muri ubwo buryo uzabaze yewe suko nkwa Scovia ko nabonaga najyaga numva Scovia ajya avuga ibintu avuga ikinyarwanda agasesengura ibintu ari ukuntu njya mvuga sibyo cyangwa ari ukuntu ujya uvuga nkajya kumvukishijemo nk'akongereza nkajya kumvukishijemo nk'agafaransa nkanjye kenshi murabizi ko najya mvuga amagambo atanu ntarashiramo nk'akongereza kari intellectual urumva ariko Scovia najyaga mwumva nkajya kumva na hantu na hamwe ajya avuga ngo akishemo nk'akongereza cyangwa agafaransa habe n'agaswahili nkumbe eventually byaje kugaragara neza twizera Colombier ariyo mpamvu atabikora ashobore kuba yarize ku kigo bita Gacundezi High School byaje kugaragara ko atize urahazi je mu mutara Gacundezi ndahaza Nyarurema uzi ibintu byabayeho tu abantu bose baramubwira ati uhabwa kuzibara nguko zibara nza kwibuka ko yafunzweho kandi wenda ashobora kuba atarirangije irwara imana ikomereka muri gereza ngo iki yafunzweho wasanga niyo mpamvu atarirangije iryo jambo ntabwo urimo urarivuga neza urarivuga uhita ureba hirya kukubwira kubera ko yafungiwe 19 ashobora kuba ataragiye kuzana diplome iryo ni iharabika ubuduzi nsimvuga ibyabaye byarabaye baza Taifa nimba mbeye Taifa yakabaye yakuvugiyemo yaza kuba ari ukuri Taifa yari kuba yavuze yari kuba yakora ukuri kwikise ko atafunzwe yarafunzwe cyane na Taifa araharabitse oya yarafunzwe pe yarafunzwe biri seriye ntabwo mubizi se ahubwo kereka ni muba hehe ubwo wari uwuhe mwaka sinibuka ariko hashize igihe ariko Taifa umuntu w'umugabo nkawe ushobora guharabika umubyeyi none se ngewe sinshobora gukora ibintu bigize icyaha ntago nabeshya Karame iyo nkuru ni kimoma ntawe utayizi
ukuntu je abivuga nabi ngo ntiyagiye gufata diplome bya diplome nge nibyo ntazi. yagiye urumva ko je namaravuga ngo ntago agiye gufata diplome ngo kubera ngo yari yagiye Muhire. uravuga Nge mvuga ibyo nasubiramo